mani ifite gahunda ngiyemo mu kanya. Yego se. Ndagutse ndabona igikino. Suko hatinze kubyuka. Nisundi ko mbona mwese muri kwikora mu gihe. Tugiye. Umva. Yaruta arakara kagiye murumva? Bakuzi ko mu mbyukije. Harakara kugiyemo? Hari ikiraka nari ngiyemo hano hirya. Naroma magana hari utuntu ngiye kumukorera mbahita nza mu kanya. Nese kuki mamazi ko muri bigende mukazinduka aya masaha? Kuki mutazindutse ngo mumfashe imirimo hano? Uzuko twari gufasha gukora iki? Ndagufasha imirimo. Haguru umukobwa we hano hari ushinzwe iki? Ndi umukozi wanyu. Twese turabakoze. Cyanze nuko nari umukozi wanyu. Umukozi akora iki? Umukozi akora nk'ibyo muri kumbwira nakora. Turavukana. Umunyumvi. Turavukana. Nimba tuvukana mugomba koza ibyombo. Mwakoropa mugateka nese twatetse hari icyayi twakoze hano. Akoza ibyombo nkakoropa ugakora iki? Nkakoropa nakubwiye ngo none reka basana kubwiza uko none igende maze turebe ko atabikora. Urabikora none noneho urabikora urabikora nanjye ngiye kwigendera ntabwo mugendera ubwo ndareba mureba ko mbikora Kafatigare nigendere. Fatigare ugende. Ndagiye kandi igendere nigera muri gahunda zanjye. Ibyo muri kuvuga ngo ni ibiki burasinzi. Amaze no mbere mbarimo nakuka ahubwo gahagije. Mugende nanjye nabyo. Uraho wowe namaniguriga reba ukuntu ugiye kurijyana. Sindi umukozi wanyu. Uraho ngaho. Sindi umukozi wanyu. Suri sister wanyu. Ntago ndi sister. Umukobwa utanagufasha ngo nagure igare. Reka ngende ngiye kwikorera ibyo nkora. Reka nigendere guhostinga. Aba ndebe icyo mamura mubwiye. Ujye kugira ute? Ngiye muri salo mbanze nkoresha imisatsi ubundi nigende. Maze ugende. Ngombwa iki? Muvuze ngo ninde ndibubwire? Ndebe ko ibyo bintu mamura bimubwiye. Arangira iki? Ndebe ko urabimubwiye. Yego. Arangira iki? Reka nigendere uri kuburana ubuzi kuri umukobwa ubundi. Namaze. Hano yabeye kuri umukobwa. Ntamaze. Wajya ukora ibi ushinzwe gukora. Urabinyigisha se? Ntamaze. Sigaho ufite umutwe ufunze. Niba waribonyemo ibiki? Niba baragushimye nawe ukishima. Namaze. Namaze. Se muri mu biki? Azemereka nkubaza. Uyu mukobwa ashinzwe iki hano ubundi ashinzwe iki hano? None se muri mu biki ko numva bano murashwana? Nese umuntu aramubwira ngo yifitiye kirakaragiye. Ngo ibintu ngo ugomba gukora upango yemena ngo agomba koza ibyombo wagakora iki sasa? Ngiye muri salo. Ngiye kujya muri salo. Salo se nakazi hano. Nese wowe wabyise ukora iki? Wakoze iki? Nakarabye mu maso. Wakarabye mu maso nyine. Wakubiye aha hanze se? Mubura se ngiye nshinzwe gukubura. Gato. Sigaye byose byo mwagendera muri gahunda zawe witunganya ugende mwihereje. Ubona tugende. Agende cyangwa cyaze ngiye hago umugabo uzagushaka. Umugabo uzagushaka. Niba zabatomboye, niba zabakwiye kuki. Tunganye genda twigendere. Indukubura se. Bakubwiye se mbabarira pe ukajya usigana na musaza wawe kuko mwana wawe habuze uko mukecuru mbabarira kose mwana wawe wagiye unyumva ko se waritse ahubwo nakubahuka oya none se uzajya ubyuka ushwana na basaza bawe habuze ko ari wowe mukuru koko none bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ngo ujye umenya ko uri umukobwa bariya wibuke ko ari abahungu. Niyo mpamvu noneho bikunda ukabindenza sinyikoresha umusatsi sinyikoresha inzara mbyuka nkoro ariko ubundi reka mbanze ngubaza akantu gatoya ubundi biriya bihungu wabibonyemo iki? Oya ntumbwire ntabwo mbatonesha mwese mbakunda kimwe kuko muri abana banjye udukunda kimwe yego ni ukuri. None se si wowe imfura yanjye? Imfura yawe iki se? Uzajya undutisha biriya imyenda dore ko atari ibihungu ngo ni imfura. Bundi se biriya turavukana he? Uranavuze ngo ntimuvukana? Gute se mutavukana? Mbabarira. Ibyo umenya yuko bari ari abahungu. Nakubwiye ngo nkora nk'umukecuru. Noneho ndabona
rwose ntazi ukuntu uramutse wigize muri iki gitondo by'uko ushwana cyane n'abarumuna bawe kandi urata. nkeneye kujya gukoresha umusatsi, nkeneye kujya gukoresha inzara, nkeneye kugenda nanjye mfite gahunda. Ejo ntabwo nzajya ku ishuri, mfite classe, mfite kati, hari n'amasomo rimwe na rimwe ajya namfata kubera iteshamutwe ryanjye. Ariko se noneho watewe n'ibiki wa mwana? Ibiki? Ese ubundi reka ngubaze gatoya wa mukobwa use mukobwa, ntuzi ko uri umwana w'umukobwa? Ese ubundi amafaranga ukoresha inzara ugakoresha n'imisatsi, nkaba mbona ntazi n'ibintu usigaye wikora, ibyo byose amafaranga ubikoresha uyakura hehe? Ubu ntiwasanga nawe usigaye uri umukuzi w'ibyinyo nk'aba bakobwa njya numva bakuzi w'ibyinyo bajya muri ba sugar daddy? Niryo jambo ubundi ntinegereje kuvuga. Unyise urinda ya mwana wawe. Iyo birangiza gutyo nsigaye ndindaya. Sigaye ndindaya. Sigaye ndindaya. Ko mbona ntazi imico usiga afite mwana wanjye. Ase mwana koko ubona uzabona umugabo. Mwana koko kuki watumye mbyarwa n'igicecuru nk'iki ngo sigaye? Mana wiki mbega umwana narageze ndabona we. Abona kuba naravutse uko kuzampa buzukuru. Ubu uzabona umugabo ukunkurira hako kumubona. Nani uwo nyeneye. Nubwo bushize bw'isoni. Nani uwo nyeneye. None bizagenda bite? None nabyo nzi. Uzanagira ujya gushaka umugabo rero. Nta nubwo nabwo. Mvira ahangaha kandi dutegereje amana n'abandi babyeyi bagenda bagategereza nuko bakambara bazara warakoze mubyeyi biki ngutegereje ko nyenza rwangesha. Ndabitegereje mwana wanjye nk'imfura yawe. Nana rihaye sinabihawo. Wabihande mwana wawe. Nashaka abandi. Abahe se banduza ko giye gutwisa amezi 9. Kambanze nkubwira no kugira kubise mwana wanjye ninde mubyeyi wundi wanduta. Mbona utari na mama. Wamsaje. None ko mbona ugiye kunyicisha agahinda mwana wanjye. Iwe ndi yaba ndaguhana ntunyumve. Ntago bindeba. None amaherezo yawe urabona ari ayahe wa mwana? Uzategereza uri kwisi. Ko mbona ugiye kuntera agahinda, ugiye kuntera amarira koko. Uragira ngo nzicwa n'agahinda n'intimba. Uzapfe. Kandi wa mwana we mbona uzantera kurwara stroke. Ntago bindeba. Wamba bari ukisubiraho ko. Ntago bindeba. Ubona intambara yawe n'abasaza bawe. Kuko naringi. Si wowe wabiteye, ubundi byose ni wowe wabizanye. Warabatetesheje kuva mu bwana, nuko ninjye mukobwa wenyine uri mu rugo, ninjye wari gukunda. Wirirwa umbwira ngo nkore imirimo yahangaha ibikisimo nakanya. Buri munsi nirwa nica ahangaha ndi gushyiramo ibituta mu mutwe mvuga ngo ejo nzajya muri sa. None ugeze naho unyita indaya, ndaguhaze ndanabikubwiye ndaguhaze. Urampaze ndi nyoko. Ndaguhaze. Urampaze ndi nyoko. Simbizi nimbi. None se mwana wareka nkubaze kandi usubize. Kuvuga ngo nabatetesheje kurusha wowe. Umwana umwe umukobwa umwe mu bahungu. None iyo njumbwira ngo iki? Ntago mba ari ukukwanga. Iyo njumbwira ngo iki? Urambwira amajoro ukambwira none uranahitinyutse uravuga ngo ndindaya. Uburaya umubyeyi wabyaye umwana amwita indaya. Amafaranga asubundi ubwo buraya bwo mukoze ayo mafaranga yabona hari icyo byaba bigutwaye. Erega nagushije ishyano. Ariko se muko ninde wandogeye? Wari ubwo kwande none nibyo utari wambwira abantu barya uburozi wowe wari ubwo kwande. Turi kumwe ndacyateye. Iyo mirimo uvuga nkukoresha nyigukoresha kuko uri umukobwa. Jya umenya ko uzava hano iruhande rwa mama wawe ukajya iw'abandi. Ariko kandi abahungu banjye uvuga natetesheje wibuke ko bazubaka iruhande rwanjye bagahorana nanjye bakazana abandi ahangaha. Ariko wowe uzajya iw'abandi. Kandi mugera iw'abandi biragusaba kugenda witonze udashira isoni mwana wanjye. Kandi ukaba uzi gukora imirimo. Ese uzajya usiganya umugabo we gukoropa n'ukozi. Ese umugabo urabizi neza ko nzashaka? Urabizi neza ko nzashaka umugabo? Ibyo waba umushaka. Sinyiri kwiga kaminuza. Sindi mu wa kabiri. Nari na graduatinga. Kandi nibyo uri kumbwira ngewe ibyo byo bagabo simbikeneye. Ibihungu byawe niba muzana gumana nabyo nabyo sinumva ko binshishikaje cyane. Ikiri ngewe nawe ubwawe kukubona do bingeza aha none udushatse kumbwira ngo mwana wa ugeze ku rwego rwo kunyimyoza koko ni iki kintu nagukorera basi kugira ngo uhinduke? Ko ntacyo ntakoze, ko nakurihiriye amashuri
uragira ngo mbigenze reka mpaguruke nigendere ariko ibyo bintu bitekerezeho. Telefone yanjye uyinzanire, hari umuntu ndi buhamagara. Aha ndayikuzanira mwana wanjye, ndayizana rwose ntugire ikibazo. Urakoze mwana wa nyamara bitekerezeho.